Rukuruzi ashobora kuba inshuti yawe wizeraga, ashobora kuba umwe wo muri famiye yawe, ashobora kuba umuvandimwe. Usanga ari wa muntu ushishikarira cyangwa se ushimishwa no kuvuga ibibi byawe iyo udahari. Kandi uriya mukobwa nyamara njye twariganye ahantu nigaga yagiraga imico mibi, yari mubi cyane, si ubundi buriya wamukunda iki? Ugasanga umwe ubwira ibyawe byose mu buzima bwawe bw'urukundo, uburyo ubimubwiramo ntabwo bimushimisha, ahubwo bituma agira umutima w'ishyari. Nzakwishyura amafaranga ayo yose ushaka, ariko bariya abantu bakundana unshakire uburyo ki wabatandukanya, ukumva nyine ibintu byose waza ukabivuga, nta kintu wagumisha umutima wawe, kandi ugasanga ibyo bintu uri gukora ntabwo we biri kumushimisha. Ramba kandi ugire amahoro. Nemerisa nk'ibisanzwe, nishimiye kongera kubana namwe. Hanyuma tudatinze reka tujye kuri topike y'uyu munsi. Topike y'uyu munsi ni guma ku isoko, ariko hakazamo izindi topike ziri behind. Hanyuma uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyangwa se inyigisho tugomba kwitaho ndetse tukanakurikiza hagati y'abantu bakundana cyangwa se n'inshuti zibana mu buzima busanzwe kandi zikundana. Hanyuma rero uyu munsi nabateguriye topike irimo imbere hagati ya guma mu isoko cyangwa se guma ku isoko. Topike irimo nifuje ko tuganiraho ni topike ivuga ngo rukuruzi mu rukundo. Uribaza ngo rukuruzi ni iki, cyangwa se rukuruzi ninde, ni muntu ki se? Uri kumva ari ikintu, ni umuntu se cyangwa se iki? Hanyuma umushakashatsi nakoze, rukuruzi ni umuntu ushobora kuza cyangwa se ushobora kwinjirira abantu bakundana akabajyamo hagati agamije kubatandukanya cyangwa se kurema amakimbirane, urwango n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma rero muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe turimo, ubuzima bw'urukundo, buri muntu wese ashobora kugira rukuruzi. Rukuruzi ntabwo ari ikintu cyangwa se ikindi kintu runaka ushobora kuzana ngo kiraje gikurure. Tubigereranya n'umuntu ushobora kuza hagati y'abantu babiri bakundanaga cyangwa se abavandimwe babiri mwakundanaga mwumvikanaga, ariko hajemo rukuruzi. Rukuruzi ashobora kuba inshuti yawe wizeraga, ashobora kuba umwe wo muri famiye yawe, ashobora kuba umuvandimwe cyangwa se undi muntu runaka, ariko ufitemo inyungu mu kuba yagutandukanya n'uwo mwakundanaga. Urugero nka boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe, cyangwa se kuba yagutandukanya n'inshuti yawe, ugasanga ni umuntu ushobora kuba abifitemo inyungu. Hanyuma tugiye kurebera hamwe ati ni iyihe myitwarire cyangwa se ni ibihe bimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu ari rukuruzi mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho yawe y'urukundo n'uwo mukundana cyangwa se n'abavandimwe bawe. Ikimenyetso cya mbere bizakwereka ko inshuti ufite, umuvandimwe cyangwa se undi muntu runaka ari rukuruzi hagati yawe n'undi muntu mukundana. Urugero, ufite inshuti ariko akenshi na kenshi iyo igize chance cyangwa se igize amahirwe yo kuba yari kumwe na boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe, usanga ari wa muntu ushishikarira cyangwa se ushimishwa no kuvuga ibibi byawe iyo udahari. Urugero, ugasanga wenda ngewe Emerisa ndi inshuti yawe, wowe uri kureba kino kiganiro, wenda uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu. Hanyuma kuba ndi inshuti yawe wenda na boyfriend wawe cyangwa se na girlfriend wawe, ugasanga mu gihe mbonye amahirwe yo kuba naba ndi kumwe nawe, ugasanga ndamubwira niko uzi ko buriya rero nubwo uriya mukobwa muri inshuti, nubwo ubona umukunda, nubwo mukundana, nubwo uriya musore umukunda, ariko njye mbona mutaberanye. N'urugero, ariko niba ukuri ko ibintu bibaho, usanga ndatangira ati njye mbona mutaberanye, kandi uriya mukobwa nyamara njye twariganye ahantu nigaga yagiraga imico mibi, yari mubi cyane, si ubundi buriya wamukunda iki? Ugasanga mfite ibibazo cyangwa se mfite ikiganiro gitandukanye n'icyo ujya ubona iyo turi kumwe, mu gihe uri kumwe na boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe, because njye ni inshuti yawe, ariko mu gihe udahari ndi kumushishikariza cyangwa se ndi kumwumvisha yuko nta cyiza cyawe. Uwo muntu aba ari rukuruzi. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko umuntu ari rukuruzi hagati yawe n'uwo mukundana cyangwa se n'uwo mubanye neza, agerageza kumwereka impamvu zatuma agushidikanyaho. Kuko urugero, niba nje nkazana ibiganiro
biri kugaragaza nabi imbere ya boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe, ni kimwe mu bintu cyangwa se ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu wagukundaga cyangwa se abantu bakundanaga bashobora gutangira gushidikanyaho, gutangira nkoza ariko ubundi buriya ibintu babambwira kuri boyfriend wanjye buriya sibyo, ese ibintu babambwira kuri girlfriend wanjye buriya sibyo. Mu by'ukuri uwo muntu navuga ngo nta ruhare yagize mu kugira ngo muhure, kandi mwebwe mujya kwihuza, mujya kujya muri relationship, mujya kujya mu rukundo, mujya guhitamo kuba aba friend, aba best, kuba inshuti, ntabwo yigeze mugisha inama, gusa wenda yari inshuti ariko nta ruhare yabigizemo, ariko mu bushobozi afite bwo kuba yaza nka rukuruzi mu buzima bwanyu bw'imibereho y'urukundo, araje yangije relationship nziza mwari mufitanye. Ibyo ni ibimenyetso turi kureba bishobora kwereka ko inshuti yawe, umuvandimwe wawe cyangwa se undi muntu runaka ufite inyungu zindi zo kuba yagutandukanya n'uwo mwakundanaga, bishobora kwereka ko ari rukuruzi. Hanyuma ikindi kintu, hari ukuntu nanone ushobora kubona ikimenyetso ku muntu uri kuza mu buzima bwanyu bw'urukundo nka rukuruzi. Urugero, ufite boyfriend wawe, nge turi inshuti, mu by'ukuri ukabona reaction ngiye kugaragaza, urugero nko kwita kuri boyfriend wawe ugasanga ndi kumuhamagara cyane, mbega ndimo ndamwegereza mu buryo budasanzwe nk'ubwo twari dusanganywe mu bw'ubucuti, kuba ari boyfriend wawe nkaba ndi inshuti yawe nawe ari inshuti yanjye, ariko ugasanga hari ibindi bintu ndi gukora yewe udashobora no gutekereza wowe gukora. Urugero ugasanga ndamuhamagara cyane, nyine mbega ndi kumwitaho bidasanzwe bikabije, bishobora gutuma hari ikindi kintu gishobora kuza hagati yanjye nawe. Icyo gihe mba ndi rukuruzi mu buzima bwawe bw'urukundo. Hanyuma ikindi kintu nakubwira gishobora gutuma umuntu umubona nk'aho ari rukuruzi, ashobora kuza mu buzima bwanyu ariko ugasanga muri cya gihe wagiranye ibibazo na boyfriend wawe na girlfriend wawe, reka mvuge ko ukabona yabyishimiye, ukabona reaction afite ntabwo ari ibintu biri kumubabaza nko kuba hari ibibazo wagiranye na boyfriend wawe. Usanga twari inshuti, turaba best, ndakubwira rero urebye boyfriend wanjye nuko twashwanye, twagiranye ibibazo, ndumva bimpangayikishije, we ukabona reaction ziwe zitandukanye n'umwanya urimo cyangwa se n'ibihe uri gucamo, ukabona muri make nta kintu bimubwiye kuba mwatandukana, kuba mutandukana, nta kintu bishobora kuba byamutwara. Akenshi na kenshi usanga uwo muntu ashobora kuba rukuruzi, akaba yakishimira kuba wowe n'uwo mukundana cyangwa se n'umuvandimwe wawe mwumvikanaga mwashwana mugatandukana. Ashobora kuba rukuruzi cyangwa se nanone ugasanga niko ateye, ariko uyu munsi ndikubwira ko ari kimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko umuntu ari rukuruzi mu rukundo rwanyu. Rukuruzi twavuze ko ari umuntu ushobora kuza hagati cyangwa se akitambika hagati y'abantu babiri bakundana b'abavandimwe, agashobora kuba yaba inshuti, umuvandimwe cyangwa se undi muntu runaka ubifitemo inyungu. Hanyuma rero tumaze kumva rukuruzi n'ibimenyetso biranga rukuruzi, tugiye kuba twarebera hamwe ese ni iki gishobora gutuma umuntu wari inshuti yawe mu buzima busanzwe ashobora guhinduka rukuruzi, cyangwa se umuntu ushobora kuba yagambirira kuba yagutandukanya n'uwo mwakundanaga cyangwa se n'inshuti yawe mwakundanaga. Impamvu rero zishobora gutuma umuntu wizeraga, wabwiraga amabanga yawe na boyfriend wawe, wabwiraga amabanga yawe na girlfriend wawe, ashobora kuza akaba rukuruzi, ikintu cya mbere ni ishyari. Birashoboka ko ushobora kuba ufite boyfriend cyangwa se ufite girlfriend cyangwa ufite n'inshuti, ariko ugasanga umwe mu nshuti zawe, umwe ubwira amabanga yawe yose, umwe ubwira ibyawe byose mu buzima bwawe bw'urukundo, uburyo ubimubwiramo ntabwo bimushimisha, ahubwo bituma agira umutima w'ishyari. Rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu ashobora kuza kwitambika hagati yawe n'umuntu mwakundanaga, mwizeranaga, mwari mubanye neza. Ijambo ishyari cyangwa se ikintu cyitwa ishyari kigatuma aza kwitambikamo hagati. Kubera iki? Akenshi usanga ubuzima bwacu bw'urukundo dufite abantu benshi tugenda tubibwira, ugasanga nibonye boyfriend nibonye girlfriend, buri kimwe cyose, yaba ikintu yagukoreye, yaba ibintu yakubwiye, aho yagusohokanye, aho yakujyanye, ufite umuntu uza ukabibwira. Yego nibyo ni best wawe, ariko ntabwo ariko buri muntu wese ubwiye amabanga yawe cyangwa se imibereho yawe mu rukundo ariko bimushimisha. Rero ashobora kuba yagize ishyari,
akaba yaza kwitambika hagati y'urukundo rwanyu. Icya kabiri, ashobora kurarikira cyangwa se kuba yakifuza boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe, aribyo twajyanye na bya bindi bishobora kuza amwereka impamvu zatuma akureka, ndetse akaba yanamwereka impamvu zatuma we amukunda. Kubera iki? Ufite boyfriend wenda njyewe wowe mfite ntago anyitaho nk'uko wanyitaho, hanyuma nanjye ndarikiye kuba nagira boyfriend nk'uwawe. Ndakunda gukoresha boyfriend kuko ndi umukobwa, ndi gukora ikiganiro ndi umukobwa, niyo mpamvu ndi gukunda gukoresha boyfriend cyane. Ariko no kuba girlfriend nabwo ibyo bintu birahaba, gusanga nk'umutipe wari ufite umukobwa mukundana akuriye gapapu aramutwaye, ego yamwifuje, ndetse twavuga ngo ashobora kumugirira irari cyangwa se kumwifuza akumva yaba uwe. Ikindi kintu cyangwa se indi mpamvu ishobora gutuma umuntu runaka cyangwa se wizeraga ashobora kuza agambiriye kugutandukanya n'umuntu mwakundana, ushobora gusanga bifitemo indi nyungu iri behind, ugasanga wenda afite nk'amafaranga. Urugero, harimo umuntu wenda wundi wagukunze aramubwira ati rero nzakwishyura amafaranga ayo yose ushaka, ariko bariya abantu bakundana unshakire uburyo ki wabatandukanya nanjye nkabona ahantu ninjirira. Hanyuma indi mpamvu ishobora gutuma umuntu aza ashaka kugutandukanya n'umuntu mwakundanaga, ashobora kuba ari umuntu utishimira ibyishimo byawe cyangwa se utanezezwa no kukubona wishimye. Physically ukabona n'umuntu ukwereka ko akwishimiye, ukabona n'umuntu ukwereka ko muri kumwe ibihe byose muri kumwe, ariko mu mutima burya ikintu gikomeye ntabwo apfa kumenya mu mutima w'umuntu ngo harimo iki. Gusa ibintu nakubwiye ubigenzeye neza, ushobora gusanga hari rimwe na rimwe ugenda ubona bituma relationship yawe n'uwo mwakundanaga igenda ijya hasi. Ugasanga nyine umuntu araje wenda yifitiye umuntu wo ku ruhande, yifitiye ibindi bintu yifuza, ariko especially ntabwo anezezwa n'ibyishimo byawe. Kuba wishimye ufite boyfriend, ufite girlfriend ubayeho, ndetse ufite n'umuvandimwe mukunda, ufite inshuti mukundanye cyane, ugasanga ntabwo bimushimishije. Yego ni inshuti yawe, ariko inshuti ziteye bitandukanye, ugasanga ibyishimo byawe ntabwo bimushimishije cyangwa se ntabwo bimunyura, bikaba byaba impamvu yatuma aza akitambika hagati ya boyfriend wawe ndetse na girlfriend wawe. Hanyuma rero kuri iki kino kiganiro, inama nakugira wowe niba ufite umuntu muri relationship, gerageza kwigirira ibanga ry'ibintu byawe. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu wenda mvuga umuntu mutarabana, akenshi isaha n'isaha ibintu birahinduka, bishobora guhinduka gusanga nubwo mubanye, ariko cyane kwifuriza niba umukunze agukunze byiza nuko mwabana. Ariko mu gihe muri kumwe muri relationship, iga kugira ibanga cyangwa se ibintu byawe biba bifite secret. Ibintu byose ntabwo ari ngombwa ko tubivuga. Niba shiri yawe yagusohokanye ukaba ufite inshuti wenda nta nubwo yabonye n'ukuntu isohoka, ntabwo wenda wowe isohokana ntabwo bigenda gute, ukumva nyine ibintu byose waza ukabivuga, nta kintu wagumisha mu mutima wawe, kandi ugasanga ibyo uri gukora ntabwo we biri kumushimisha. No mu gihe mwashwanye, mugerageze gushaka ibisubizo hagati yanyu, apana kwiteza abantu kujya hanze, kuko hari igihe usanga ibintu bishize hanze ibyo bibaye intandaro noneho yo gusenya relationship yanyu. Hanyuma rero ndifuza ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzakora tuzarebera hamwe amakosa abantu bakundana bashobora gukora ashobora gutuma rukuruze cyangwa se umuntu ashobora kuza hagati yabo akaba yabatandukanye byoroshye. Ubundi mu bisanzwe urukundo rwa nyarwo, urukundo rushingiye ku cyizere, ubumwe n'ubunyangamugayo, nta muntu upfa kurwinjirira uko bwije nuko bukeye. Hanyuma agasubiza nkubaza ni se urumva nawe wifuza muri relationship ufite uno munsi, urumva wifuza ko rukuruzi yakwinjirira cyangwa se urumva wifuza ko rukuruzi yakujya kure, urumva wifuza kumenya ko cyangwa se kumenya uburyo wakirindamo rukuruzi. Niba wumva ufite amatsiko yo kumenya amakosa ukora muri relationship yawe cyangwa se mwege babiri muri relationship mwifuza kumenya amakosa mukora ashobora kubabera intandaro yo kuba relationship yanyu yajya hasi cyangwa se yazima burundu ikibagirana kubera rukuruzi cyangwa se kubera wa muntu ushobora kuza hagati yanyu, mujye muri comment mutubwire, mukore share, murayikinge, mukore subscribe, ubundi dukomeze tubagezeho ibiganiro. Ubwo dusezeranya ko ubutaha nzababwira amakosa abantu bari muri relationship bakora ashobora gutuma rukuruzi abinjirira bikomeye cyane cyangwa se byoroshye mukaba mwatandukana kandi bitari ngombwa. Mwakoze cyane.
abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese mwakurikiye kino kiganiro kuri Lioness Besa Senkati. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao.